Nshuti bakunzi muteze amatwi Umukiza Gospel, ndabashuhuje. Kristo Yesu ashimwe aho muri hose mu mpande zitandukanye z'isi. Imana nibampera umugisha. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bitinyisha abantu. Ariko se reka tubanze dusome Bibiliya yo ivugaho iki? Ese muri Bibiliya naho hagiye haboneka abantu bagiye batinya? Reka dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice byaho 41, turahera ku murongo wa 10 ndetse dusome n'uwa 11. Haranditse ngo, ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware, abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Haleluya. Mwene data tuganira, njyewe ndi Habinshuti Jean Claude, nk'uko dusanzwe tuganira mu ijambo ry'Imana. Wisanzure rero hano ku Mukiza Gospel, kubera ko uyu mwanya ni uwanyu. Imana bamugisha. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Haleluya. Rirongera riravuga ngo ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Aya magambo yabwirwaga nde? Aya magambo ni amagambo Imana yabwiraga umugaragu wayo Yakobo. Yakobo rero nawe yagize ibimutinyisha, nubwo muri kiriya gihe yari ari kumwe n'Imana, ariko yagize ibimutinyisha. Bene data reka nkubwire, buriya ibitinyisha abantu ni byinshi kandi biratandukanye. Muri byo rero hari ibifatika, hari n'ibidafatika. Ariko burya kugira ngo ikintu kigutinyishe, burya nuko kiba kikurusha ubushobozi, kikurusha n'imbaraga. Reka turebe rero muri bimwe bishobora gutinyisha umuntu, ndetse akabura iyo yagana. Bamwe bafata ibyemezo byo guhunga, abandi bakaba bashobora no kwiyahura, abandi bakabura n'icyerekezo. Ariko reka turebe icyo Imana yabwiye Yakobo, ndetse n'uburyo dushobora kubyitwaramo. Haleluya. Yesu ashimwe mwene data. Dore rero buriya nta muntu n'umwe utagira ubwoba, ariko uburyo bwo kwitwara muri ibyo bigutinyisha nibwo butandukanye. Reka turebe rero muri bimwe bishobora gutinyisha umuntu. Reka turebe. Buriya umuntu ashobora gutinya urupfu, agatinya akaga. Yareba imbere ye akabona hari ibintu bishobora gutuma yabura ubuzima, akagira ubwoba. Buriya icya kabiri, buriya umuntu ashobora gutinya kurwara. Buriya bene data, hariho indwara ushobora kwivuza, hakabaho n'indwara udashobora kwivuza. Hariho n'indwara n'uyu munsi zidafitiwe n'urukingo. Izo zose ni indwara zishobora gutinyisha umuntu, ndetse yagira amahirwe make yanayirwara akaba yakwiyahura. Imana idufashe cyane. Umuntu nanone ashobora gutinya kutemerwa mu bantu, abantu ntibakwemere, ugakora iyo bwabaga, ndetse ukaba wanabagurira cyangwa se ukanabashimisha, ariko wapi, ntibakwemere, ahubwo ukumva barakuvuga nabi, ukumva baragucira ibico. Ibyo ngibyo ni ibintu bishobora kuguteza ubwoba. Buriya nanone kubaho wenyine nta muntu ukwitayeho, ibyo nabyo byaguteza ubwoba. Rero haleluya, ibintu byaguteza ubwoba ni byinshi. Ariko mwene data, buriya ikintu gikaze ni ikintu ushobora kugirira ubwoba, kandi ukaba nta gisubizo ufite cyo kugira ngo ukikuremo. Mwene icyo kintu byanga bikunze kirangira ubaye traumatize, cyangwa se kikarangira wiyahuye. Rero iki jambo ry'Imana ryatubwiye ngo iki? Haleluya. Ryabwiye umugaragu wayo Yakobo
ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Haleluya, Imana ishimwe. Ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Imana iramubwira ngo yewe Yakobo we, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo. Haleluya, Imana ishimwe yuko ari Imana ijya ibasha kubana natwe. Buriya rero umuntu burya ateye ni umunyantege nkeya, kandi hari ibintu byinshi bimurusha imbaraga. Ibyo rero bimurusha imbaraga bikeneye undi munyembaraga wabitsinda. Uwo munyembaraga rero wabitsinda ni Uwiteka. Reka nkubwire, ahandi hose uzajya gushakira uwakuneshereza, ni ukuri ni mu nzira y'ubuyobe. Inzira y'ukuri ni Yesu umwana w'Imana. Yesu aravuga ngo ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data namujyanye. Buriya rero reka nkubwire, haleluya, ubushobozi n'imbaraga biva ku Uwiteka, kandi Uwiteka niwe ufite ubutware bwose kw'ibyo bigutinyisha. Imana igufashe cyane kandi Imana ikugire neza. Uyu munsi wa none rero, haleluya, nkuzaniye ubutumwa buvuga ngo ntutinye. Mwene data rero, muri iyi minsi hari ibigutinyishije. Hari ibigutinyishije mu kazi ukora. Mu kazi ukora hari ibiguteye ubwoba. Birashoboka yuko hari amadosiye wakoze nabi. Birashoboka yuko hariho abakugendaho. Birashoboka yuko hari abagucira ibico. Ibyo byose biragutinyishije. Ariko haleluya, hariho umugabo ukomeye, ari we Yesu Kristo, watsinze ibigutinyisha byose, ibiguteye ubwoba byose. Buriya rero reka mbabwire bene data, buriya mu kazi Satani akora harimo n'akazi ko kudutinyisha. Ariko haleluya, hariho uwanesheje Satani, uwo ni Yesu Kristo. Nuko rero ntutinye, izera umwami Yesu Kristo. Haleluya, ntugire ubwoba, Yesu Kristo arahari, yanesheje Satani. Imana iguha umugisha. Haleluya, haleluya, Imana iguha umugisha. Rero hari uburyo watsindamo buno bwoba. Haleluya. Uburyo bwa mbere, vuga. Haleluya, vuga. Niba ufite ubwoba wibwirerana, bivuge. Ese wabibwira nde? Reka nkubwire, nubibwira umwana w'umuntu arakuvamo, ndetse arafatanya n'ibigutera ubwoba. Rero umuntu wabibwira wenyine ni Yesu. Haleluya, kuko Yesu niwe nshuti nziza igihorana natwe. Yesu Kristo niwe nshuti yonyine igukunda. Yesu agukunda kurusha bene wanyu. Yesu agukunda kurusha so. Yesu agukunda kurusha nyoko. Abantu bakuvaho, abantu bagusezeranya ntibagusohoze, abantu bagusezeranya ibitangaza ariko ntibabikore. Ariko Yesu umwana w'Imana, haleluya, iyo avuze arasohoza. Haleluya, niwe nshuti rero nziza ihorana natwe, niyo nshuti nziza itabasha kudutererana. Uyu Yakobo yahuye n'ibimutera ubwoba, agira ubwoba bwinshi, ariko Uwiteka kubera yuko ari inshuti itagitererana be, nuko Uwiteka araza aramubwira ngo Yakobo we, witinya kuko ndi kumwe nawe. Arongera aramubwira ati kandi humura, nzajya nkuramira. Haleluya, kandi nucika intege nzajya ngukomeza. Haleluya, ndetse nzakuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo. Imana ishimwe. Uyu Yakobo rero abantu bari bamuteye ubwoba, ariko haleluya, hari icyo Uwiteka yamubwiye. Yaramubwiye ngo kubera ko uri umwana wanjye nakumenye, abakurakariye bose bazakorwa n'isoni. Haleluya, nguko uko Uwiteka ajya koza isoni biturakariye, nguko uko Uwiteka ajya koza isoni ibyaduciriye ibico, bikavuga ngo wowe ntuzarangiza uyu mwaka, wowe rwose uzapfa nta kabuza. Ariko Uwiteka akaza akakuramiza ukuboko kwe kw'iburyo. Haleluya, bikaza bigahita bikagenda, hanyuma bigasanga Uwiteka akubereye ingabo igukingira. Haleluya, mwene data, urashaka ko Uwiteka akubera ingabo igukingira? Ntibagiwe rero mwene data, haleluya, kora subscribe. Ntibagirwe gukora subscribe kandi ukore na like. Haleluya, Imana irakumpera umugisha
kandi haleluya bizaba byiza ubu butumwa burushijeho kugera ku bantu benshi bashoboka. Nuko rero umusada ngusaba cyangwa se ubufasha ngusaba, wowe kanda kuri like ndetse no kuri subscribe. Haleluya, Imana ishimwe. Yakobo rero, haleluya, nuko Imana amubwira ngo nzajya nkuramira. Haleluya, ntugire ubwoba nubwo abantu bagusuzugura, nubwo hari abantu bakurakariye. Nukuri nkuko nawe uyu munsi hari abakurakariye, nkuko nawe uyu munsi hari ibiguteye ubwoba, nkuko nawe uyu munsi hari ibintu biri kukurwanya, Uwiteka yarakubwiye ngo humura, ndi kumwe nawe. Haleluya, humura, ndi Imana yawe. Ibyo byose bikurwanya, bimwe ni ibigirwamana, ibindi ni za nyabingi, izindi ni amahembe, ariko ngende Uwiteka wabinesheje. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Wowe rero ibyo bintu bikurwanya, ibyo bintu bigusuzugura, nta mbaraga ubifiteho, nta bushobozi ubifiteho, ariko Uwiteka, haleluya, ari hejuru ya byose. Ni Imana ikomeye, ni Imana ifite ubutware mu ijuru no mu isi, ni Imana y'abakomeye n'aboroheje, ni Imana yo mu mujyi, ni Imana yo mu cyaro, ni Imana ibasha gusobanura ibidasobanutse, ndetse n'ibyo byagucanze Uwiteka wafite igisubizo cyabyo. Nuko rero icyo usabwa uyu munsi ni ukwizera umwana we yatumye, ari we Yesu Kristo, ubundi byose bikakubera byiza. Haleluya, Imana ishimwe. Dore ibibazo urimo, dore intambara urimo, ndetse abantu barakurwanije ku buryo abo bakurwanya ari abakomeye, ndetse nta bubasha bafiteho, ndetse n'abantu bari impande zawe, bari inshuti zawe, bakuvuyeho. Hariho n'abatakiguha umukono, bavuga ngo ese bariya bakomeye babonye tumuhaye umukono ntibyatugiraho ingaruka. Ariko uyu munsi wa none hariho inshuti nziza, ni Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe uzahorana nawe. Yesu Kristo niwe waguha umukono muri uyu mwanya. Yesu Kristo, haleluya, muri aka kanya mwizere, umutuze mu mutima wawe. Ntacyo uzakena, ntacyo uzabura. Nuhura n'ibyago ujye umuhamagara, uvuge haleluya, ntiwihererane. Ibyo ngibyo genda usuka amaganya yawe imbere ya Yesu, umubwire byose bikugoye. Imana iragukunda, ntago yaguhana. Wowe fata intambwe, tera intambwe ya mbere, usange Yesu Kristo, umubwire ngo mwami Yesu, uyu munsi ndashaka kukwizera, umbere umukiza, umbere ingabo inkingira. Haleluya, uhere none aha ngaha ureke ibyaha, utangire haleluya, ukore imirimo myiza mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Rero mwene data, Imana iguha umugisha. Uyu mwanya rero tugiye gusenga Imana. Ese urifuza ko ngusengera? Ese nta biguteye ubwoba bihari? Ese ntago uri gufata umwanzuro utariwo, uvuga uti Mana ndagana hehe, ndahungira hehe, birangendekera gute? Ese ejo nzabaho? Byashoboka ko uri gutinya inzara, uyu munsi wanabwiriwe, nta nubwo ufite n'icyizere cy'ejo hazaza. Ariko ibisubizo byose by'ibibazo ufite, Yesu Kristo niwe gisubizo cy'ibibazo byose ufite. Haleluya, wowe gusa mwizere, urabona amahoro. Wowe wabuze inzira zo gucamo, inzira yo gucamo, haleluya, izere Yesu Kristo, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Imana iguha umugisha mwene data. Niba ugize icyifuzo ukumva muri uyu mwanya wakwizera umwami Yesu Kristo, haleluya, zamura ikiganza cyawe hanyuma dufatanye gusenga Imana. Haleluya. Uwiteka Mana ishobora byose, ndagushimiye ineza yawe n'ubuntu ugira, ushimiye kwera kwawe Mana, gushimiye mwami iri jambo ryawe. Hariho ibintu byinshi biteje abantu ubwoba, ndetse n'uyu muntu uzamuye ikiganza afite ibimuteje ubwoba muri iki gihe, ariko Uwiteka ni wowe igisubizo. Nuko rero haleluya, umwanzuro afashe wo kukwizera, Uwiteka Mana umukomereze amaboko, kandi umuvane mu gitabo cy'abarimbuka, ahubwo umwandika mu gitabo cy'ubugingo. Kuva uyu munsi wa none akubera umwana wishimira, umubere igisubizo. Nukuri umubere data kandi umubere Imana.
uri mwiza nyakubahwa Imana, uri umubyeyi wacu ugira neza, ntawakwiringiye ngo akorwe n'isoni. Bana natwe none bidashira, mu izina rya Yesu Kristo, amen.